Igitondo cyiza ndetse na weekend nziza birumvikana ku banywanyi abantu mwese mwakoze subscribe ku Gaseke k'Amakuru Official. Ni muri weekend birumvikana ngira ngo aya masaha maze iminsi mbabwira ko tugiye kuzajya dufata umwanya wo kuganira birumvikana ku ngingo tuba tutakomojeho cyane, dore ko buriya iyo turimo turaranganya amaso inshuro nyinshi umwanya wari mutoya. Akenshi rero tuzajya twibanda ku karere nyine u Rwanda rwacu ruhereyemo, ubwo ni mu bihugu by'abaturanyi. Amukozi y'ikinyarwanda agatanya kubwira uburyo bwo buriya ngo Tate wari umunyarwanda. Ntabwo ukuntu ari nk'umuntu ho muri Nshiri ati cyangwa ugasanga ni umuntu w'inyamagabe iwacu wagiye hakiri ku Gikongoro hakiri mu bufundu n'ubunyambirira. Dusuhuza n'abantu bo mu bufundu, abanyambirira bari Kaduha bari hehe hose. Haryo abo bose kuya ngo mbahure hamwe nsuje abatebo bose. Oh yes. Turi abaterebo. Bazanywereze ku mpombo ndazikumbuye. Ariko rivuze ko nubwo ndi umunyagikongoro nshobora kuba ntarariye impombo gatatu mu buzima kandi ubona ko maze kuba igikwerere. Nanjye ni kimwe reko kwa kundi babantu bo muri babaga baje nk'i Kigali gusura abantu bavuye irgiriya kera barazizana ariko zari zarananiye pese nkubeshye. Ariko oya turaryoha bazitindira abageni. Ziraryoha ndeka umunsi nagiyeyo ningira mu Gasarinda ngasanga bazifite, cyangwa ngeze ku Karambi ntuhazi. Ndahazi niyo za Kinyamakara mpagera nkazibona. Barababaye abantu bo muri ibyo bice buriya ngo baziraga kudatora umubyeyi, ngo bahateye amashyamba. Nta proje n'imwe y'ubuhinzi yajyagayo, nta proje y'iterambere yajyagayo, ngo ntago bajyaga batora Kinani bona Kibuye. Ngo baturaga Ikijuju. Njya nganira n'abasaza baho. Ari umusaza w'inshuti yanjye utuye inaha muri Kigali. Tujya duhura tukaganira akambwira ukuntu yahabaye mu myaka y'iyo ngiyo za 70 aribwo yahavuye. Bari abantu bari barakubititse cyane. Nyine urumva yaba Gikongoro na Kibuye amatora yose wumvaga yabaga ari umukandida ari umwe, ni ugutera Ikijuju n'umutoye cyangwa icyatsi. Yego. Hanyuma bamwe Gikongoro na Kibuye bitoreraga iki Kijuju. Nahime ngo mu kubahima bahatera amashyamba kugira ngo abantu bazicwe n'inzara kubera imizi y'inturusu idatuma abantu beza. Haba n'umucanga nabonye imyumbati atari ishobora kuhera neza. Ariko ibyo nabyo bonse c'est à vérifier. Ntabwo nari mpari simbizi, ibyo ni biravugwa. Karagaciye karagaciyemo. Ubwo nkukomereje Masisi bavuga Ikinyarwanda cyuzuye. Nuwo ngo bavuga Ikinyarwanda nk'iki mvuga, ariko hakamo n'abavuga harimo zaksa. Yego, kubera kuba turanye n'abantu bavuga Igiswahili, Igifaransa, bya birimo ibindi byo hiryongeye. Oya, ariko mu Masisi bavuga Ikinyarwanda kimeze nyine, harimo abavuga ikimeze aksa nk'iyo mu Kigogwe, akabamo n'abavuga iyaya indi babandi b'inyamyumba na Rutsiro. Yego. Ntabwo bandandambara barahari. Muri Masisi barahari bavuga Ikigoyi. Yego. Ariko akaba n'abo mu bwoko bw'Abahunde bagira ikirimi cyabo cy'Igihunde. Sud Kivu ibyo bice kuvuga mu Ventura irimo bavuga Ikinyarwanda za Karehe. Yego. Bagera Bukavu agatangira kuzamo Igiswahili, ariko burya habamo n'abavuga Igishi icyo ku Nkombo. Ibyo byitwa ngo ni amashi. Bimeze nk'iby'intuza nk'ibyo ku Nkombo. Nibyo bimeze, ariko uwo ku Nkombo yumva Ikinyarwanda ayagusubiza, no ku kirwa cy'Ijwi Ikinyarwanda barakivuga. Nubwo ayo mashi yazamo aragusubiza mukumvikana. Yego. Muri make ya presque iyi zone ururimi ruvugwamo cyane rubahuza bose ni Ikinyarwanda. None se ushobora gusanga umuntu yitwa ngo ni wenda yitwa Uwase, nta Kinyarwanda se. Rikaba risobanuye nka Uwase w'inaha ngaha se. Uwase cyangwa Uwera. Ariko bitewe na miriye na bya bintu byo kuko kukivuga yabaga ari Inyundo, abantu baratinya.
mbese umubyeyi akaba yaramwise izina kugira ngo asigasire umuco, kuko burya mu muco nyarwanda izina rifite igisobanuro kinini. hano muri Kongo bivuze izina bahita bamenya inkomoko yawe. Buriya niyo mpamvu, ariko bo amazina simbizi, njya numva, njya impaka n'abantu Olivier ko ariho mukuru kano karere ukazi. Twahirwa ni Ikinyarwanda. Ni Ikinyarwanda. Hari Abagande twahuye bambwira ko iryo zina ngo Abanyarwanda barikuye Bugande ngo atari Ikinyarwanda. Nyine urumva u Rwanda ukuntu rwagiye rwubakwa n'izo muvuma za migration zabayeho rega. Ku Rwanda ntabwo rwabayeho gutya. U Rwanda Nyarwanda ni muri Gasabo. Yego, hano hafi Roturu Dirake Muhazi. Aho ngaho ni urwo Rwanda. Aho mpagaze ubu bahita mu Bugoyi, hirya ni mu Bushiru, hehe gutyo mu Busozo, mu Bukunzi, iyo za Cyangugu hari harimo ibindi bihugu u Rwanda rwagiye rwigarurira. Ntabwo babyitaga ibihugu, bavugaga impugu kuko byayoborwaga n'abahinza. Muri iki gihugu cyari u Rwanda n'abami bakaba b'u Rwanda. Niyo mpamvu nyambona abanyamakuru bandika ngo umwami wa ngo yatanze, nkavuga nta abanyamakuru rwose barambabaje. None se ntabwo bavuga ko nk'umwami tuve nk'umwami w'Imasisi wo muri sheferi ya Bahunde ntabwo agomba kwitwa umwami kuko hari mu Rwanda? Hari mu Rwanda, ariko ko ari wowe uhagenda se wumva bamwita umwami? Babita mwami. Ni Romuami. Ariko Romuami burya urumva nako kantu nyine kuko batavuga rohwa bakavuga Romuami, n'ibyo bintu inshuro nyinshi usanga bizamo. Kongo ho iyo heritage barayikomezanyije, nuko ngo nimba ari muri Masisi akaba hagomba kuba harimo za sheferi, harimo za sheferi kandi sheferi yoborwa n'umwami. Nka Rucuru bagira sheferi ya Bwisha. Ni Bwisha ni Bwito? Oya, Bwisha na Bwito. Bwito ni aho ngaho nyine bavuga ngo mu ndiri ya FDL. Bwisha ni hano kuri Rucuru nyine centre. Ukagira ngo ndahaza, ariko ubwo uzi ko no petite barriere banze nayirebesheje amaso ntaranayikozaho imitwe y'intoki. Nifurije uzaze nkujyaneyo nguhuze n'abo bamu basuhuze, urebe n'abashefu kitimiye. Ninde uzanterera kashe? Kashe y'iki? Icyangombwa cyo kwinjira mu kindi gihugu. Ni immigration. Bisaba pasiporo, bisaba iki? Pasiporo, laissez-passer cyangwa se CPGR. Muzatuvuganire bajye bambukira no kukaranga mu ndore n'undi byose ni muri EAC. Mu minsi iri imbere kurikije aho biri kuganisha bizaba byoroshye mu minsi iri imbere kurikije aho biganisha. Reka Kiseda banze yambure bamakinga ubwenegihugu. Namara gutora itegeko nshinga akabambura ubwenegihugu, ni ukuvuga ngo bamakenga bashobora kuzahitamanura ibirango bya RDC n'iki byose, natwe ntukintu bitorokera abanyekongo kandi babiciyeho amarenga. Bisimwe yaravuze ngo twebwe ntabwo twavuze turi abanyekongo, Kongo niyo dusanze hano. Nundi hariya hantu ntabwo hari mu Rwanda. Nubundi hariya hantu mbere ya conference de Berlin hariya hari mu Rwanda. Ntabwo hari mbere ya conference de Berlin hariya hari mu Rwanda. Ariko hari ijambo Frank Gashumba uriya w'i Bugande, uriya mucuruzi umwe mu bayobozi b'abavandimwe b'i Bugande. Yavuze ijambo ryatumye abanyekongo bibaza byinshi. Abatwumva ariko niba tuvuga abavandimwe umve ko abavandimwe ni community y'abo bantu, gutyo niko bita abavandimwe. Muri makeya ni nyuma yuko bari bamaje kwangira umukandida ku minisitiri waproposed na Perezida Museveni, hari baca muri vetting y'inteko ishinga amategeko. Yibajije bamwangira ngo afite ngo ibibazo muri Kongo kwa Kizediro ngo nationalité douteuse. Bwene gihugu bushidikanwa. Kandi avuga ngo uri umunyarwanda, ati ndi umunyarwanda ndabyemera, kandi abanyarwanda ni hano ni muri ntuza
hari uburyo hari abo bita ngo ni Banyarwanda community. uburyo yabivuzemo byateye ntuza abantu kwibaza, kuko yavuze ngo leta nidakemura ibibazo byabo barahinduka nka M23. Baravuka M23 wa Uganda. Reka tubyumveho gatoya. You Rwanda and go back to Rwanda. By the way, beyond the constitutional court, we have another option. If this matter of Banyarwanda is not solved, trust me, prepare yourself for M23 in Uganda. Yes, all options are not ruled out. By the way, if we want us to go back to Rwanda, we should go back with our land. Ati iki kibazo niba kidakemuwe neza kirateza ibibazo byinshi, dushobora kuzabona M23 wa Bugande. Ati niba mushaka ko dusubira mu Rwanda turasubira nayo n'ubutaka bwacu. Abantu bari kuvuga ngo hano rero muri abazayirwa, kumbe babitaraduje bishya mu Gifaransa. Kumbe M23 iragiye igiye gusubira mu Rwanda n'ubutaka. Ntabwo ntegereza ko wenda ikibazo cyo muri Uganda kirakomeye, ndetse cyo kinakomeye kurenza n'icyo cyo muri M23, kuko wenda nkivuzeho gatoya, dore niwe ubizanye, uranyemera nkivugeho gatoya. Uyu mugabo witwa Dr. Lawrence Muganga. Lawrence Muganga nibyo yavukiye muri Uganda, aba muri bantu bitwa Banyarwanda community. Yanakoze mu Rwanda, bamushinja ko ngo yari afite pasiporo y'u Rwanda atarabivuze ko ari pasiporo y'u Rwanda. Hanyuma ejo nahoze nkurikirana, turi kumwe Olivier? Ndakumva rwose. Ejo nahoze nkurikirana isesengura, hari bamwe mu basesenguzi ba Uganda bavuze ngo ntabwo Museveni yafashe Dr. Lawrence Muganga nk'umukunze cyangwa ufite ikindi kintu atagetinga, ahubwo muri 2021 mu matora yabaye muri Uganda ya perezida, uzi ko igice cyitwa Buganda ari nacyo kibamo Banyarwanda community, ishyaka NRM ryagize amajwi make cyane, hatsinze Cyaguranye Sentamu Robert alias Bobi Wine. Museveni wahise ashyiraho komisiyo yo kwiga ikibazo NRM ifite muri Buganda. Baza gusanga muri Buganda batamwemera kubera ko abaturage baho abenshi bavuga Ikinyarwanda n'abafite inkomoko mu Rwanda bahezwa mu bintu byose. Abantu babona pasiporo ntibahabwa irangamuntu, ntibagira gute, bakavuga bati ubu butegetsi butadukamiye nta mpamvu yo kubushyigikira. Noneho mu myanzuro cyangwa se conclusions bamuhaye harimo gushaka uburyo yiyunga n'abo bantu. Kwiyunga n'abo bantu rero yari yatangiye kureshya abantu, aravuga ati ariko muhumure, ikibazo cyanyu nkirimo ngiye kubikemura. Ejo bundi bamutega amatora ayabaye mu kwa mbere kuri 15, Bobi Wine abura amajwi menshi cyane muri Buganda, bantu bashyigikira Museveni. Kugira ngo rero agaragaze ko nawe ari konesa nka geste de reconnaissance, birangira abahaye umwanya abuha Lawrence Muganga. Harimo n'abandi babiri. Noneho Lawrence Muganga bamushyira muri Minisiteri y'Umutekano w'imbere mu gihugu, aho byapfiraga, kugira ngo wenda azajye arwana kuri bene wabo. Mbese urumva iyo uri muri guverinoma bitandukanye n'uko uri hanze y'ikibuga. Ntekereza ko rero Museveni bashobora kuba bamurushije imbaraga, bakabona ko ashaka guha agaciro abo bantu bo mu bwoko bw'Abanyarwanda. Itegeko nshinga rya Uganda ryemera ko Abanyarwanda babona ubwenegihugu iyo bahageze nibura mbere y'1926. Noneho Muganga iwabo bahageze muri 40. Urumva itegeko nshinga ntirimureba. Hariya ahantu abarimo gukurura bishyira, urumva imyanya bari mike, ibi abarya ari benshi n'iki. Ariko Uganda iramutse ari igihugu kinini nka Kongo Kinshasa, abantu b'Abanyarwanda community nabo bari bwishakire igisubizo nk'uko M23 nawe yishakiye igisubizo. Ariko havuyeho Museveni akajyaho nkundi wenda wo mu bwoko bw'Abaganda. Ese Museveni ntivuga ko ari Umunyarwanda? Yego. Nyina avuyeho hakajyaho
nk'iyo miryango nyine y'Abaganda, yego, bo mu bwami bw'Abaganda kare bajyaho bavuga urugande bo hirya, bashobora gukora ikosa rikomeye cyane, wa mugani w'agashumba hagahita havuka M23 Ugandan version. byashoboka kuko iyo ugiye kureba nahoze ndeba nk'abantu bita Abaganda, ba bandi mbese bigira nk'Abanyarwanda kanuni, bavuga ko abo bantu atari Abaganda badakwiye guhabwa key positions mu butegetsi, baturwa n'urwego rufite amabanga y'igihugu, ndetse bakanavuga ko abo bantu bashobora kuba babamaniye kuba u Rwanda. Bivuze ngo amahirwe abo bantu bafite inkomoko nuko wenda Museveni yazasimburwa n'umuhungu we General Muhoozi Kainerugaba, niba hari ukuntu abyumva gutandukanye wenda, cyangwa se abyumva nkaze, kuko ise wenda yabuze uko afata icyemezo, ni perezida yego nibyo, ariko burya ntabwo ategeka igihugu wenyine. Buriya ariko nanone kandi ikindi Uganda ndashaka gukosora, ni abantu bafite inkomoko mu Rwanda baba hariya, n'Abamakenga ntabwo bavukiye mu Rwanda, aho ubu ngubu mu mategeko ahari, aho bavukiye hitwa Kongo Bamakenga, ndetse n'aba ngaba bo muri Uganda. Niyo mpamvu Gashumba avuze ngo tuzajyana n'ubutaka bwacu, nimba ari uko nuko ngo hari u Rwanda, reba nkoresheje no ku ikarita, u Rwanda rwageraga kuri Lake Victoria, yego, ariko ibyo bice byose ubu byahindutse iki? Ubugande. none se buriya turamutse turebye iki kibazo mu buryo busa n'ubwagutse, mu buryo bwagutse, amafoto umpaye ndayabonye, ikarita igaragaza uko u Rwanda rwanganaga mbere y'abakoloni, witegereje neza urabona aho ubona handitse Gisigari ni Bunagana. Gisigari ni Bunagana. Ko mbona badutwaye hanini se? Nyine reba Uganda abantu yahita itakaza, kuko urabona u Rwanda dufite uyu munsi, uzi ko wagira ngo atari na kimwe cya kabiri cy'urwo batwaye, kuko urabona reba nka Gisigari, urebe Bufumbira, ubwo ni Bugande, urebe Bwishya ni Rucuru, ni Rucuru, urebe Tongo buriya ni muri Bwito. Ibi bintu ntekereza ko communauté internationale itazabyemera. Reba mu 1540 ahangaha mu kibaya cya Rusizi, aho ni za Katogota, urabona impamvu bashubije inyuma, bari bararenze. Buriya i Washington Trump yafashe Bamakenga nk'abana bakomoka ku ngabo za Rwabugiri, bagomba kurwana mu gice cya basekuru, no kujya ku gisekuru cyabo, barangiza akahita bambura ubwenegihugu, bagahita bajya iwabo. Haryo review umuntu agiye kwa sekuru, ntabagiye iwabo, abagiye iwabo. ubwo se ari kwirwa abaririza igihugu n'ubwenegihugu n'iki byose. Nuko ngo itegeko rishinga umunsi bazaritora, bakaryemeza rikavuga biriya, abantu muri matematike bwo wanditse navuga ngo kumbe dukinirwaho ibintu tutazi, ateze ko nayo turi bari mu bunyoro bazaba bagiye. None se urabona ukurikije ino karita umpaye, urebye nayo turi Abagande bashatse bahita bayitwara, kandi hanyuma bakahita bavuga ngo noneho ingabo za Uganda zaje kumara iki hano? Zaje kurinda abaturage babo. Kuko yarumva Fande Muhoza avuga ati abo bantu bagerageza gusereteninga aba Bahima brothers and sisters. Hari hasi mu Bahima?
hariya bita abahema. neza abahema urumva atari abahima bo bijya gusa ntekereza ko ibi ngibi ni ukubiha amaso ni ukubitega amaso tukareba aho byerekeza ariko ikigaragara cyo Kongo Kinshasa bishobora kuzarangira abanyekongo bose batemerwa mu gihugu basubiranye ubutaka bwabo ubwo sinzi niba navuga ngo bagahita biyandikisha no ku gihugu cyahoze ari icyabo nuwa ngo urabona ubu ngo Ituri yabirimo igenda kuko urumva bagiye kubambura ubwene igihugu ingabo za Uganda zihari zirahita zibarinda kandi nacyo cyazijyanyeyo ariko hariya ntibagiye muri ya operation Shuja yo kurwanya ADF reba ADF se bajya bayirwana bari imirwano ujya wumva nejo ADF yisha abantu benshi ahagana hera ejo nahoze mbivuga kandi iri joro burindi yo ikoroperaso y'iminota 10 ikinjira mu rusisiro muri urwo rusisiro ikica abantu nka 30 ubwo ibirangiye reba barangije operation kandi bakica mu bice byo muri Ituri ndetse cyane ngo bari muri ntuza muri Beni ni muri Nord Kivu ariko burya Nord Kivu ibamo ibipande bibiri nawe ngiye kubwira ikintu kimwe igice mu 23 yafashe ihana rubibi n'igice kirimo abaganira ngo ni muri territoire ya Rubero yego territoire ya Rubero abantu bandi bakomoka kwa Rwabugiri bagarukira aho bita ni muri Kanyabayonga na Zarimbongo Rubero centre ntago bagiriye hageze aho ngaho niho ingabo za Uganda zihanyura umupaka na M23 se bajya bakozanyaho bahageze baharwana bagiye kwinjira Rubero ingabo za Uganda ziraje imbere bahita bahagarika kurwana ubwo abazerwa bari birukanze Nikose ubwo reka dutegereze ukwezi kwa karindwi wenda hashobora kuzasohoka ni declaration cyane ko u Rwanda runavuga ruti buri Amerika yakabaye umuhuza mwiza utabogama kuko u Rwanda rwayishinje kubogama cyane bigeze ku bigendanye no gufata ibihano bijyanye no gufata ibihano yego mu bijyanye Olivier mu bijyanye no gufata ibihano u Rwanda rwashinje Amerika kubogama kuko hari abasirikare so muri FARDC bigeze bafatirwa ibihano bigeze gufatira ab'u Rwanda muri 2023 ab'u Rwanda ndetse n'aba Kongo bafatirwa ibihano ndetse n'aba FDL ariko ibihano bigendeye ku masezerano y'amahoro nta munyekongo uragira ikibazo agira kuko nahoze mbona n'iryo jambo rya Marco Rubio avuga ati byagiye biba ngombwa ko dufata n'utuntu tw'uduhano ku Rwanda kugira ngo turebe uko twasunikiriza ibintu bise n'ibyihuta ariko nta kuntu nge mbibona ibyo uriya mugabo aba yavuze aba ari ukurwana kuri Kisekedi berekane ko hari intuza yakoze zikomeye cyane hari ibintu yakoze kugira ngo abazerwa b'Kinshasa batamugurukana ariko ku bindi nta ingabo z'u Rwanda ntaziho zihari ko Rubio bivuze abazerwa barishima bakavuga ati Amerika turi kumwe nibadukandira abanzi n'ibihano ndongerageze guseka arabaza ariko ko abantu bishimira ibihano bifatira u Rwanda bikemura ibibazo Kongo ifite hanyuma hari itangazo nahoze mbona mu kanya ryasohowe na AFC M23 ihuriro AFC M23 ryahakanye ryivuye inyuma ibirego by'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC zarishinje kwicira abaturage 10 mu gace ka Kiseguru muri territoire ya Rucuru muri Kivu y'Amajyaruguru itariki 3 Kamena FARDC yasohoye itangazo rivuga ko kuwa 2 Kamena abo baturage biciwe mu gace ka Kiseguru hafi ya pariki y'igihugu ya Virunga muri groupement ya Benza Sheferi ya Bwito
muri iryo tangazo yavuze ko abo baturage bishwe n'abo yise ibyihebe by'umwihuriro rya RDF AFC/M23, byungamo ko hari n'abandi baturage batoye muri yombi bakajyanwa muri gereza nkuru ya Kanyangambi iri Rucuru Centre bashinjwa ko barwanyi ba FDLR. AFC/M23 biciye muri Lawrence Kanyuka uyivugira yahakanye biriya birego bya FARDC yagaragaje nk'ibidafite ishingiro, ivuga ko bifite intego za politiki. Kanyuka yagaragaje ko ibyatangajwe n'igisirikare cya Kongo biri mu bukangurambaga bwo gukwirakwiza amakuru y'ibinyoma kugira ngo ubutegetsi bwa Kinshasa buyobye ibitekerezo by'abaturage n'amahanga. Ibinyamakuru bimusubiramo agira ati ibi birego ni ibinyoma, nta shingiro bifite kandi bifite impamvu za politiki. Biri mu mugambi wa leta ya Kinshasa wo gukwirakwiza amakuru ayobya hagamijwe guhisha amakosa n'ibyaha bikorwa n'ingabo zayo n'abo bafatanya. AFC/M23 yavuze ko bitangaje kubona Kinshasa yigaragaza nk'irengera abasivile mu gihe ingabo zayo zimaze igihe zikora ibikorwa bya gisirikare byashyize abaturage mu kaga. Iti biratangaje kubona Kinshasa ishaka kwiyerekana nk'umurinzi w'abasivile kandi ibikorwa bya gisirikare byayo byaragiye bituma abaturage bagabwaho ibitero by'ibisasu, indege zitagira pilote n'ibindi bitero byahitanye abantu benshi ndetse bigatuma n'abandi bava mu byabo. AFC/M23 kandi yavuze ko ibi birego bishya biri mu buryo busanzwe bukoreshwa na leta ya Kinshasa bwo guhimba inkuru zigamije guhisha ibyo yise kunanirwa gukemura ibibazo by'umutekano no guhishira uruhare rw'ingabo zayo mu izamba ry'umutekano mu burasirazuba bwa Kongo. Uyu mutwe wanashimangiye ko gikomeje kubahiriza amategeko mpuzamahanga arengera abasivile no gushaka umuti urambye w'ibibazo bimaze imyaka myinshi mu burasirazuba bwa Kongo. Iri shinjanya urareba ukabona rihatse iki Olivier? Ndanuvuga ngo amakuru ndayafite. M23 yararashe ariko ntabwo ara abo bitwa abaturage ari kuvuga. Umuturage ufite mashini gana aba ari umuturage. Oye, mu mategeko nangiye kukwigisha ibyo ndusha. Nuvuga ngo wibuka dosiye za Kishishe na Bambo? Yego ndazibuka. Ntabwo ari abantu icyo gihe ugiye na Jezi ya Arsenal yibuka. Ndayibuka. Abantu baje kurwana bambaye civili ariko bafite imbunda. Bararasa rwose kandi ukeguna ntibaba bahitanyemo nabo abantu muri M23. M23 irababomora, ibabomoye ifata n'amafoto yari iragenda. Ku bwa leta bari babashutse abo bantu bahita baza ngo mwisha abaturage. M23 berekanye ifoto y'umuntu wambaye yambaye bote itisi ni Jezi ya Arsenal. M23 izana ifoto ya mbere. Tire murebe. Murebe abo bantu bavuga gutyo. Ngo abantu bagiye bamenyera ibintu. M23 ntabwo iri muri pozisiyo zo guhemukira abaturage ariko iri mu rwego kugira ngo bayikunde. Bamenyere babane neza. Ibyo rero none se bwe ko buriya ba FDL bashiramo hariya. Ahubwo nicyo ngiye kukubaza. Izi manevure zirimo zikorwa FDL bizarangira gute? Igisubizo natanga nuko ngo gahoro gahoro. Gahoro gahoro izaba neutralize pariki mu gice cya M23. Ariko iri kumwe na leta bazakomezanya ubuzima bwabo nabo bwihariye. Nubwo byaba bigoye kuko ku ruhande rwa leta sinzi basigara nihe leta ko nkubwira ko n'uwo ngubona hari inyoti hariyo muri Katanga yo kuzamura ibendera ryabo ry'umutuku, icyatsi n'umweru. Ukaba ubona kandi mu Katanga mvuga n'uguhera abanyakatanga ni province ya Tanganyika, akaba ho Katanga Luaraba. Niyo Katanga nibyo arize igihugu cya Katanga cya Moise Chombe cyabaye imyaka 3. Iyo uganira n'abakubwira ko n'amafaranga yabo bakiyabitse bamwe. Uko bagize na Bank Central. Noneho baramutse bongeye byaba ari ukwisubiramo kwa mateka ya kera. Buriya Kongo ikimara kubona independence hahise havuka mu cyo bita mouvement sécessioniste. Katanga iriyomora ihita iba leta, igira igisirikare, igipolisi, nako barabajandarume bashyiraho amafaranga, ibendera, babaha igihugu imyaka 3. Ese iyi muvoma ijya yita Bakata Katanga ifite ihuriye n'iyo Katanga ya kera? Niyo gahunda. Gahunda bo bafite
hakaba nanone n'ikisangane buriya hari yari prove yari leta yari iyobowe na leta ya Kasayi, yari iyobowe na Ntuza na Albert Karonje. Abanyamerika rero icyo gihe bari bashyigikiye dosiye y'ikintu bita balkanization, ariko basanga ibyo bihugu bishobora kuvukamo bishobora kuzajya mu bakomunisite. Bavuga ati reka tugumane Ntuza ari nini, Mobutu tuyimuragize ayiducungire yose kuko we ni umuntu wacu. Ngo kuko byagenze kugira ngo Kongo ayigire Zaire irende resista kugeza ubwo bamaje kugenda igenda idandabirana kugeza ubwo irimo ishwanyagurika tubibona. Oya gushwanyagurika nibyo turi kugenda tubona, kandi nkeka ko inzira ya Yugoslavia yaciyemo na Kongo ni ziri gucamo. Bizarangira agace kamwe kabaye agahugu kandi agahugu. Ni ukuvuga ngo ubu ngubu abantu b'i Kinshasa ntabwo iyo babajije n'ubu turi kumwe nahamagara umuntu nkamubaza ukumva barakubwira ngo twebwe ntidushaka M23 igomba kugenda, ariko ntawe iyo umubajije ngo aho iri bujye aravuga ngo ujye mu Rwanda. Wumvishije verisiyo rero y'i Bugande niyo bashobora kuzahura nayo, kubera yuko ntabwo wakwirukana umuntu afite inkomoko. Yego, bashaka ngo bagende ariko ubaze mu Rwanda ko ubutaka babusigarana. Ngiki kibazo gihari rero nicyo kiri kwica ibi bintu, kuko nta muzahirwa ushobora kwemera ko Makenga ari iki ari umunyekongo. Bose bagomba kwemeza ko ari umunyarwanda. Yego, kandi nawe agomba kurwana agahanira kugaragaza ko ari umunyekongo. Ngicyo ikibazo gihari cyangije iki gihugu. Nuwa ngo verisiyo Obama yakemuje ibi bibazo niyo Kisekedi yagiye ashaka. Yego, ko babirukana mu bice bafashe, ariko abanyamerika burya bafite archive akuba ariko ko byagenze gutyo byarakemutse ntibagarutse. Uzi ko abasirikare mu Ventura bafite bariya ubona bama escort bakiri batoya muri bariya nta abenshi na muri Goma ifatwa batari bahazi. Yego, bariya presque la majorité nabo mu nkambi zitandukanye, yaba mu Rwanda yaba i Buganda. Ntibari bazi n'iwabo, ntibari bahazi. Olivier, ndakumva. Reka dusoreze ahangaha twe kurambira abantu. Ubwo nakazagaruka tuzongera none tubagezeho aho ibintu bizabigeze. Urakoze cyane. Nawe kandi.